Mbanje gusuhuza wowe ufashe umwanya ukabasha kumva ibiguha umugisha rwose, gusa ngusaba gukora subscribe. Iyi channel iri muri channel ziri hasi, ariko subscribe imwe yawe yonyine yanzamura nanjye nkagera ku rwego rw'abandi bariho, nanjye nkahagarara neza kandi nikaguha umugisha. Aka kanya rero ni akarusho, rero noneho mbazaniye mining y'ubwenge, bayita Tonix app. Iyi ngiyi ni mining rwose, ntabwo isaba gutegereza, uyinjiramo ubundi rero ako kanya igahita itangira kumayininga rwose bidatinze, ihora ikumayiningira wowe ukajya ujya ugiye gukora video. Rero ntucike, wowe uraza guca muri description cyangwa muri comment urasangamo link, ubundi rero biraza gufunguka, utegereze biraza kumera gutya. Nibimara kumera gutya rero wageze muri Telegram uraza guhita ukora kuri start. Kore kuri start, tegereze terwa na internet yawe uraba ufite. Tegereze nk'uko mubibona, ngira ngo njye hano nk'uko mubibona ngiye hano mining narayitangiye, dore rwose ihora yimayininga, uri kubona ihora yimayininga gutya. Icyo ukora gusa wowe uraza ukajya imayininga, noneho ukaza ugakora hano kuri claim. Nyuma yamaze kugwiza amatoni, nk'uko ubizi urabizi toni imwe iringana n'amadolari 7. Wowe ukora hano kuri claim nk'ibisanzwe. Iyo ushaka kugira urabona minimum yo guclaiminga ni 0.015, kandi twebwe twarengeje na 3. Ubwo urahita ukora hano yose, noneho ahite avaho. Tegereze urebe, urabona rwose byabaye successful. Sinzi nawe si ubona, urabona bise bigabanuka. Nitujya kureba kuri ya mafaranga seri gatoya rwose, nk'uko mubiroze, nitujya kureba hano hejuru tutasangaho 1.5, kandi byari 0 bingahe gutyo. Noneho urabona aya yandi handitse balance, nayo aya ni yayandi uzabikuza yagiye ku isoko nk'ibisanzwe. Wowe uraza hano kuri task, ujya ugenda urahasanga udutask, gukora start, uba joining ku mbuga zigiye zitandukanye, uba following kuri Twitter. Ndabona ibyishimo, urabona ngiye narazikoze. Noneho uburyo bwo kubikuza aribwo nerekezaho rwose. Iyi platform ndizewe, ngiye narayigerageje, nabikujemo rimwe, usibye ko nzagaruka mbakorera video n'ubundi ndimo nongera kubikuza. Uraza ugahita ukora hano hejuru kuri balance yo hejuru yayo iri aha kuri 0 we harabaho uriho 0, kereka nutangira kujya ukereminga ugakoraho kuri aka gakofi ka hano hirya. Noneho urabona minimum yo kubikuza ni 0.335 by'amadolari. Ubwo bingana n'amafaranga 3,500 y'amanyarwanda. Wowe icyo ukora uraza hano ushyiremo ahangaha Yuruton address, ndabona muri kuhareba. Uraza ushyiremo address yawe urashyiramo address yawe ya Binance cyangwa se indi exchange ushaka kubikurizaho, nurangiza ukora kuri send, amafaranga yawe agahita kugera. Rero nkubwira ngo iyi mining y'ubwenge rero, ntucikanwe n'aya mahirwe rwose. Ubu noneho akandi kantu nari nabasobanuriye, tugarutse hano kuri home. Iyi mining nk'uko mubibona, ngiye mfite iyi mining ku muvuduko wa 2.13. wowe urasangaho 2. noneho uko ugenda utumira ahantu niko umuvuduko wawe bagenda bawongera. Ubwo rero niba uri iyi mining ntigucike, iri muri mining ziri mu kazi kandi ziri gukora, zizewe 100%. Gutya
gutya mu cyumweru kimwe ushobora kubikuzamo amadolari 5 bitewe noneho n'uburyo watumiye abantu, gutya amadolari n'abiri ku munsi wajya uyakorera kandi nta gishoro bisaba. Ngushimira wowe wahaye uno mwanya ino video ikaba igejeje aha ngaha, kandi Imana ijye igenda iguhe umugisha, ukore subscribe. Iyi channel rwose iri muri channel ziri hasi, ariko subscribe imwe yawe yonyine rwose yanzamura nanjye nkabasha kugera ku rwego rwiza rwose. Iyi channel ibagezaho uburyo wakorera amafaranga kandi kuri platform zizewe, mba nabanjije ngapima. Ngewe rwose ngiyi ndayiguhaye, nujyamo ugasanga ni scam rwose uzaza ubyandika muri comment, si ibyo kwirirwa ngewe rwose iyi ngiyi ndayizeye, ntago navunikira ubusa kuri ibintu cyangwa se mvuga ngo ngiye kubaha ibintu mbapfunyikira. Rwose iyi ngiyi irizewe 100 ku rindi. Sawa rero, murakoze, mugire ibihe byiza.